arambwira ati genda muri dushe ukuremo imyenda yose ngo nurangiza urebeshe telefone imbere wicare umwereke ibintu uri bukore ngo nurangiza agire ute ngo mugire musengere ukire. Okay, ngiye ndavuga ibintu bibiri ariko mbere yo kugira ngo mbivuge muranyemerera nge simwite pasteur. Ngiye papa wanjye ni Revera Pasteur, nago namugereranya n'uriya mugabo. Ndamwita Hakimu, ntibize kumubangamira. Ngiye menyana na Hakimu nagiye gusengera iwe nemviswe n'umukobwa wari waje gukina muri Papa Sava. Njyayo ari bwo bwa mbere muhe n'uriya mugabo. Ngiye n'uriya mugabo twahuye inshuro imwe ntiturahura inshuro ya kabiri. Ari nayo nshuro yampanuriye. Sorry. Uwo mugabo naragiye bafite ukuntu bakira abastari bakabicaza imbere ahantu sinzi icyo bakurikiye. Yes, ibyo namupanuriye mu rusengero. Ararira ego wamanuriye ko azabana na Papa Sava umuri yaje hanarira ngo byatumye kariya yumve neza. Ariruka niba ko uretse ko twambaye umubiri wa gipasteur sibyo w'igishumba witwa ububyeyi fashe every details za buri muntu wese ntazishira hanze sibyo nuko nambaye igishumba twemewe kuba nk'imva kuki uyu munsi abitwa abantu b'Imana cyangwa se kare ku muhanda rigasebwa. Nta kibazo nagiranye nawe uretse ikibazo nagiranye nawe arabizi neza ikibazo yangejejeho nticyabasha gukemuka nk'uko abishaka. Yes, hello. Ni Pastor Hakimu? Yes. Shiraho kamera. Urambara sinshiraho kamera. It's okay. Ariko mvuge. Uretse gatoya rero. Nushaka unabiri recording. Oya biri recorded ibyo ugomba kuri. Yep. Ariko n'ubundi live zaziri recorded. Mukanya mwemuretse gato. Musharinge space ngera abantu 400 nyirubwite arahageze. Njewe kinja fata site. Nibiba na ngombwa mubwire Gigi nawe azi. Njewe ngo difata sinja fata site. Est-ce que ça va? Uretse gato. Turi kumwe tapote abantu mushaka kugira ngo dutangire. Njya mfata side ihangane Papa Pastor. Good father. Abo njya mfata side niyo mpamvu. Yes, good father. Give me a second Papa. Dash ihangane gato ndabizi ihangane gato dash. Niyo mpamvu yimabwiye ngo izuba. So tugere gato ya rero. Pastor Hakimu. Baruri hano ndarizi kuva ku munota wa mbere. No. Munota igitumye nzaha ngaha. Uretse maze gato yamaze ngubwira no uraza kumbwira igitumye uzi. Thank you so much. Kuva ku munota wa mbere kugera ku munota uyu turi kuvugana. Yes. Byose wabikurikiye. Icya kabiri bikeya wumvise cyangwa arabyumvishe byose simbizi. Bikeya nakira ama audio yabyo wakoze cyane. So nukuvuga kuva ku munota wa mbere kuba ushobora kuzamuka kuri iyi pano nukuzi ngo ndifata ndi netre ndi hagati. Icyo nkeneye nukuri no kuvanaho ikibi. Okay. Ndashaka kuvuga ku munota wa mbere uretse gato maze wumve ndaguha umwanya uvuge ndamutinga. Ukumva ndamutinga. Niba mvuchatse kugira ngo abantu ntibakuvugiremo. Abantu mumve ibintu. Kuva ku munota wa mbere dutangira ahangaha nakiriye ndikuri kuvuga kandi nzi ko babyumvishe nakiriye complaint abantu baje inshuro enye barabyivugiye bari Jessica yanshatse inshuro enye ambwira ati ngo difata kugiye ndakubwira gute Pasteur andahari sorry inshuro zine ati hano hari umupasteur umaze abana inshuro ya kane niba atari ya gatatu nibwo navuze ati uwo muntu ninde arambwira ati ndamubaza uwo muntu kuri kurira niwe yabikoze ati ntabwo ari ngiye yabikoze nundi muntu umugenzi wanjye ndabwira uwo muntu ntabwo ashobora kwivugira naze hano haje umuntu bitaje aravuga ati no umupasteur wambara marinete ndavuga pasteur wuhi wambara marinete ntabwo afite izina Gutfa Pasteur Hakimu ibyo warabyumvishe utaravunika ibindi Jessica yakubwiye ibyo bintu sibyo
nari mpari yego narabyumvisha akubwira ngo hari umupasteur sibyo ndabyirengagiza akubwira ko ari nguwo hanze yego narabyumvishe nuko nta time nari mfite nari ntwaye So, ndashaka kugira ngo n'abandi bari ahangaha naje kwi-explaininga naje kuvuga ukuri. haleluya wagiye Abantu benshi bafata abapasiteri bakabagira nk'aho atari abantu. First of all, that is one thing I want to speak this very clear on that. ariko gerageza kuvugisha ikinyarwanda cyinshi Iyo numva hari ibintu bindenze, I'm not speaking ikinyarwanda cyane ariko ndabivanga, wihangane. it's okay Good on that. Niba kandi abantu bababajwe, I'm sorry ko iri zina ryaje gutya kuri account. Administration yanjye ntago yanyemeraga kuzanga, ariko it might go ahead to come and to speak this. Ndashaka kubanza kuvuga ikintu. Sindu umupasteur wo mu muhanda. One thing, I have a church. Mfite is not one church, is not two church, is not anything. No kuba ndi umupasteur. I'm a born again, I'm a Christian. Ndakijijwe n'abazi ko ndasengewe kuba pasteur, ndasengewe kuba prophet. I studied theology in America. Mfite degree inyemerera gukorera Imana mu buryo buri physical. Wabaza RGB, he came to my church. Wabaza inzego runaka mu Rwanda, he came to my church. Zaje kureba everything. I have a degree, masters in theology. N'ubu ngubu ndi kwiga PhD muri AI. So abantu impamvu mvuze kuri ibi bintu, Papa Godfather, sibyo? yes Ndi kubivuga kugira ngo habeho netre mu bantu bose. Abahagurukiye uriya mubyeyi Gigi, abahagurukiye izina ryanjye, it's okay. Nahamagawe mfite 17 ans, narwanye, naciye mu bintu birenze ibi ngibi. Ibi ni ibintu biri toto empty. Ni empty kuko mpagaze mu kuri, nta cyaha nakoze, ntawe nishe, ntawe nasagariye. That is things. Tinza kujya by the word of God. Ariko nshatse kubwira abantu ko ntari un pasteur ku muhanda. Gukorera Imana nzayikorera mubishaka mutabishaka, kuko ndacyafite ibyo abantu bakeneye. Abantu bararushye. Jya Kanombe, jya Kigali, jya muri database murebe abantu babayeho jusqu'à maintenant, kuko nkorera Imana. Papa Godfather, mbayeho ngiye ureba ahangaha, uranyumva? ndi kukumva Nta muturage w'u Rwanda afitiye ideni, uranyumva? ndakumva Nta kibazo ufitanye na RIB, ndakumva nta kibazo n'umuntu n'umwe wagiye ngo kundega ngo namwambuye. ndakumva Ndakora, yego ndakora business amanywa na nijoro. Niba uba muri Amerika, muri Canada, urabizi ibintu byitwa ngo translation. Abantu ugatranslatingira abantu on the phone uri muri Africa, urabyumva? Urabizi? yego ndabizi I did that work more than 3 years. okay Abantu bavuga ati ngo pasteri lelelele, go and see my life. Urebe izo modoka ziri aho ngaho kuri profile, that is the car I drove in Rwanda. Nta mukristo n'umwe waguha 200 million yo kuba wakora ibyo bintu. I survive. Haje umudamu umwe uri ahangaha araha anzanira ibihumbi 130 by'amadolari, urabyumva? Arabima ambwira ngo sambane nawe, uranyumva neza? ya
ibihumbi 130 by'amadolari. unyumve neza ndi kubikubwira nawe arahari kunyumva kuko mbonye izina rye. Yego. Narabimusubije nabivugiye muri church mfite urusengero uyo Gakiza wahagurutse uvuga ibintu good father Yego. mfite record zose z'uyo Gakiza. Naramusengeye imizimu yamuvuyemo ngo namushize isimu none se bagushiramo imizimu sogokuru wawe akakuvugiramo. Ako abantu bagira ubuhe bwenge buturuka muri bo bumeze gute gushaka gusebya izina ry'umuntu gusa ngo kugira urye fame. Ubwo ndaza kukurikira ndi gushaka kugenda mvuga gatoya kugera ku kibazo dufite. Yego. Turya fame for nothing. I have a nationality Belge, I have a nationality Canadians. N'uyo Kenzo nawe narayimweretse arabizi. Ntago I have nationality Rwandese. Ibyo byose abantu bapapawutse ngo bamutware muri ribu bamutware hehe nta kibazo na kimwe. Fasha abakene ngaburira abakene nubaha umuntu wari we wegwa muri mistake. Yego good father Ni kukumva. buri wese ntiyagwa muri mistake. 100%. Navuga nkanyerera nubwo ndi umushumba nubwo ndi iki buri wese ari cyo yakora. Sindingegera nakubwiye on my country mu Rwanda nkunda ndagende mfite ubuzima buri identification uwo ari we wese. Hari uwatambutse nawumvishe record y'uwitwa Mama Sava urabyumva. Mama Sava ngiye kumuhamagara nawe reka mvugeho. Yego. Mama ibyo namuhanuriye Mama Sava nawe yaje hano ararira. yes ibyo namuhanuriye mu rusengero Ararira. Yego. Wamanuriye ko azabana na Papa Sava umuri yaje hano ararira ngo byatumye kariya yumve neza. ariruka. Niba ko uretse ko twambaye umubiri wa gipasteur sibyo w'igishumba witwa ububyeyi. Fashe every details za buri muntu wese nkazishira hanze sibyo nuko nambaye igishumba twemewe kuba nk'imva. Kuki uyu munsi abitwa abantu b'Imana cyangwa se kare ku muhanda rigasebwa. Nta kibazo nagiranye nawe uretse ikibazo nagiranye nawe arabizi neza. Ikibazo yangejejeho nticyabasha gukemuka nk'uko abishaka. Ndasimbuka ibyo nicyo Mama Sava ashatse gushaho clear. Nta kibazo ufitanye na Mama Sava. Bidafite aho gihuriye na buriya buhanuzi wamuhaye bwatumye abura akazi. Bidafite aho bihuriye na hariya. Buriya buhanuzi nabuhanuye December. Kandi igihe umuntu wese akiriho niba umuhanuriye bitarasohora arindire siko biri. Sinjye usohoza ubuhanuzi. Urebye video jya muri YouTube yacu cyangwa umbwire unyandikire nguhe video yose urebe ko atari yishimye urebe ko atari yishimiye ubuhanuzi urebe cyangwa nguhe na message nagiranye nawe mbere. Nguhi bigane muri office yanjye fitemo camera record nguhi ibyo yavuze turi kumwe ibijyanye na Papa Sava. Ariko sinaje kudestroyinga for her life. Abanyamakuru baramamagaye nanze kubivugaho kuko sinkeneye gufata ubuzima bw'umuntu wanyatatse nanjye mwatake. Wibuke ko ndi umushumba uyoboye abantu b'abanyabwenge mfite uko ngomba kwitwara. Yego. Icyo ni cyambere kivuyeho icya Papa Sava icya Mama Sava. Yes. Niba numvise neza Mama Sava ahangaha hari ibindi bintu muziranyeho birenze buriya buhanuzi. Birenze biriya byashatse gusakuza. Murabizi ibyo yavuze naracecetse. Yego. Ariko nshatse kubifata mbishire hanze nizo message avuga. Nuko kuvuga ngo njye sindi umusazi ngo sengere umuntu. Abantu musharinge Mama Sava n'abantu bafite nimero bamuhamagara zi. Yego nikuremo imyenda. Stupidness. Tuvuge urugero. Ni nk'urugero ushaka kuguha.
ese umuntu yikuramo imyenda n'urugero ndi kuvuga yakwikuramo imyenda nta cyabaye hagati ahangaha ndashaka kugira ngo tugende etape par etape twamamaza tuvuyeyo narangije ko masava. Okay, so iki hari undi waciye aha ngo w'umwana wa 18 ans ngo muri Amerika. Yego papa good father niba uyo mwana ari aha ngaha mumuhamagare. Hagati yange nawe uza kubeshya apfire ahanga kuri online, uyu mwana akamuhamagare mushire wanga aze ahanga kuri platform, ngiye kumamagara kuri telefone account yawe suspended. Ntabwo ashaka indiri fake cyangwa ayicreye azamuka. Uretse gato Niba ashaka kumbeshyera 18